Thank you so much. Jihad warumbwiye ko ushaka kugenda Jihad. Ibi bintu ntekereza ko uri mu bantu babirebyeho kuva kera. We ku ruhande rwawe ubona haburi iki kugira ngo aya makimbirane abeho cyangwa iki kibazo kiveho abantu babane mu babane nk'abavandimwe babaneho mu mucyo ko numva nta rwango ruhari hagati yabo bombi. Ikibura hari abantu babakikije bombi. Yego. Abo bo ni nabo babi ni mu bikurikirana muzabibona. Kuko ni mukurikirana ikibazo ahantu iki kibazo cy'aba bagabo igihe cyatangiriye kuvugwaho, izi saha bakaba ari bwo baje kuvuga imva n'imvano yacyo. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ikibazo gikomeye. Ikindi bagomba guhura, ntabwo tubasaba yuko ntabwo gukundana twabiri ariko banubahane. Haba Melody yubahe The Ben, kuko no kuvuga kwa The Ben yaramaze kubitera wenda nama interview amazi misa agira gute asohoka. Ikindi Godfather n'abantu muri hano, ninde utazi ko munafate iriya myaka The Ben nani Melody aho yarakeneye The Ben cyane kurusha The Ben ko yavuye nakajya kureba uriya muri Tanzania bagakora wayi nawe yaramusuzuguye nka kuriya. Ninde utazi ko gusuzugura umuntu nubwo mwabyita ubusirimu, nubwo mwabyita kwivura, nubwo mwabyita iki, gusuzugura umuntu byonyine no kuri telefone wagiye kumureba akajya kuri telefone ntaguha agaciro, natwe ubwacu mu buzima busanzwe biratubabaza. Mureke uburyarya, mureke kwingasi. Uyu nguyu rero ni igitangaza. Yaramaze ariko se wowe ndakubaza, yaramusuzuguye ni sida yamuteye itazakira. Uretse gato ese umuntu yagusuzugura ndakubaza man, ntabwo kumenyereye. Ndakubaza kangubaza ikintu kimwe. Uretse gato undakaze yaramusuzuguye cyane ntabwo ibintu bishaka. Yaramusuzuguye nibyo. Ndakubaza so what? Ndakubaza nyuma yo kumusuzugura agasabwa imbabazi, uragira ngo hakorwe iki? Nimujya mukoma uragira ngo hakorwe iki? Nyuma y'ibyabaye, nyuma y'ibisobanuro byose ko numva wabaye uzi ko umuntu ni nk'indwara idakira, hanyuma intambara ibeho abantu bicane kuko habaye gusuzugurana. Ndi kukubaza icyakorwa ariko wowe ukunsubiza inyuma ku kibazo. Yego ikibazo cyarabaye, none hakorwa iki? Ukoza umuti ukangarura ukazura kaboze. Jihad ntabwo ari byo hanyuma basenyane kuko habaye gusuzugurana. Ariko bitebyawe ko numva waraka wowe kundakaza nibubaha none sijya urubyo n'ibyo. Jihad ikibazo kimwe. Ariko rero mana reka gato umva babu n'ukuri kwibana ibintu birababaye. None se Jihad none se reka babaze, none se ubwo murashaka kugira ngo amabifu akomeze ntabwo ikibazo kizigera kirangira cyane. Jihad ndi kumubaza none se mwibwira yuko bizarangira hano kuri ntuze kuri stress byanarangira. Nibavuga yuko yamushatse akamubura, nibavuga yuko yamushatse akamubura nawe nejo bazongera bagahura bakabonana. Ndabaza Jihad ikibazo nkamubaza, okay twumvishe imva n'ivano y'ibi bintu, twumvishe ko habayeho gusuzugurana, twumvishe intambwe yatewe. Jihad ni iyihe nama watanga kugira ngo iki kibazo kirangire? Nk'umuntu umenyere bino bintu, nk'umuntu umenyere showbiz, kuri wowe ni iyihe nama watanga kugira ngo uri kumva? Ariko none ngiye kwera ukuntu yakinkoreye njye nkabifata nkaho yambabaje yanandakaje ko twese ntabwo turakara kimwe. Buri muntu anafite ukuntu arakara n'ukuntu yumva ibintu. Ariko niba nanone umuntu agize umutima wo kuvuga ati reka nce bugufi uyu muntu abonye nk'iki kintu cyamubabaje akamubabarira, none se ibi bintu kugira ngo birangire birasaba iki? Niba umuntu aje akisobanura neza akasobanura, ni umugabo nawe ashaka yavuga ati naramaze, ni uburenganzira bwanjye buri muntu. Ariko niba ashaka avuga ati rwose ubwo byarabaye na nyuma nshaka kugira ngo byoroshye bibe birangire, ibintu bikaba byararangiye, none se ubu birakomeza kugira bigende bite? Oya, kandi ngereka nihera ubutumwa Medb, reka bari we nihera ubutumwa ubundi nigendere singaruka. Medb reka nkubwire, ku munsi wa mbere numva bino bintu numvishe ngo ni The Ben wakugiriye icyizere arakuzana agutwara Tanzania
niwe wakugiriye icyizere arakuzana sibyo yego wenda ushobora kuba waragezeyo ukumva ntabwo wishimiye kuba uri gukorana nawe ukazanamo Brice nabyo ni byiza kandi ni munyakazi nawe yaraje akora icyo yagombaga gukora sibyo ariko biratangaje kuba kuri uno munota umuntu mani reka nkubwire ntitukarebere mu bintu abantu dupfa kuko n'ubundi ntibizigera bishira ariko byibuze tujye turareba n'ibyiza twabanyemo niba umuntu yarakugiriye neza rimwe basi iyo neza nayo yibuke basi ako kantu gatoya yagukoreye nako ukibuke ntabwo byari bikwiye kuba ari we muntu wa mbere wagafashe iya mbere uri kugonganisha uyu n'uyu none se nibakomeza gushwana birakumarira iki urunguka iki wafashe ukambwira ibintu muri zino ntambara ikintu wungukamo niba umuntu aguma mana yanjye ariko Medibit ni umuntu yakugiriye icyizere uri muri baza yuko The Ben ari kukujyana Tanzania yarabuze abandi ba producer bari hano mu Rwanda yagatwaye aya akaba ari ukongeza umuriro buretse bari bahari ariko yarakujyanye buretse yarakujyanye nubwo wagezeyo ukamutenguha niko abantu tumera turi mu isi tugomba no kwihanganira n'ibiba byatubayeho ariko noneho basi niba byararangiye niba nyana umutangabwami maze abatangabuhamya bari muri ino mihanda wa amana ibi bizakira gute nibe n'undi bamusuzuguriye mu gihugu cye mu Rwanda aho yanatega moto cyangwa akafata imodoka akasubirayo ibyo bamukoreye muri Tanzania bamutamura apartment nibwira yuko uyu mwana w'umuhungu wataba adafite igikomere ubu bizaza nabyo nyuma uyu nguyu niba uretse gato reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya sibyo ibi bintu niba uretse Imana nzambabarira aba bantu biyunga baziyunga uretse nkubwire ikintu kimwe niba ibintu byose bashobora kubirengaho baziyunga ibintu bashobora kubirenga ngiye ikintu nashaka n'impamvu ni space zigomba kuba uyu munsi ni ukugira ngo ibi ngibi ku ruhande rw'abafana njye nanashimira ubyemere cyangwa ubyange njye ndashimira Ben kuba amasaha ashobora kuza hano akavuga ati ndashaka gushyiraho umucyo nshimishijwe nuko abantu bavugaga ngo yari kwiyenura muri ziriya mbabazi avuze ati no nabonye numva ikiganiro cya mbere cyakozwe ari kumwita follow artist ubwo ni Bruce Melody hanyuma nkabona bihinduye isura umuntu Medibit aje akajya gutanga ubuhamya ko nasuzuguye umuntu ndavuga ntabwo ari uko byakagombye kugenda kuki ngaragara nk'umuntu usuzugura kandi ntasuzugura kuki ntashyiraho umucyo The Ben arabisobanuye neza nagize amahirwe wenda ngo nagutuza kubishira inyuma muzi ko network akazanze yampaye audio maze kuyikina murabyumvishe mwabantu mwe umuntu ushaka amahoro muri ubwo buryo muragira ngo hakorwe iki kindi kirenze cyo so ikintu kimwe cyari ni iki rero The Ben murabizi ibi bintu ntabwo The Ben ari umuntu ucyuza mu itangazamakuru ntekereza ko kuva uyu musore yatangira umuziki nibwo bwa mbere mumwumvishe muri saga nk'izi ngizi nibwo bwa mbere mumwumvishe ashobora gusubiza babavuzeho ibintu byinshi cyane abasore baraceceka uyu munsi kuza kuvuga nuko avuga ati at least amahoro abonekeho umucyo abantu batambona nk'umuntu mubi abantu batambona nk'umuntu ntekereza ko buriya aya masaha niba ari ikintu wanga abantu bakaza bakakikwitirira ntekereza ko atari saga ya mbere ari baye The Ben bamuhamagayemo agacece umva mubwire tujye tunavuga uyu musore ariko byiza tunavuga ati ibi bintu ntekereza ko binarangiye ihangane mu kintu kimwe uhituvuga ikintu ntekereza yatumye na The Ben asohoka mu myaka irenga igiye iri kwirenga 20 atavuga atajya asubiza uyu munsi agasohoka nuko bakanze ahantu ku kintu yanga urunuka ikintu bita agasuzuguro niyo mpamvu umusore yaje aravuga ati no ntabwo ahangaha nshobora kuyangana ko banyambika uyu mwambaro utari uwanjye siko bimeze that's why yaje wari ugiye kuvuga ngo kiburiya njyewe nari ngiye kuvuga n'ubundi finally sibyo nago tuzahora mu bintu bidutandukanya gusa n'ubundi igihe kizagera no kumvikana bibeho sibyo abo bantu rero njyewe abantu sinzi ariko ukuntu abantu bameze sinibaza impamvu umuntu aba ashaka ibintu bigume biri aho ngaho ari imishwano ubu se ubu ngubu nibaziyunga bizagenda gute abo bantu bari inyuma y'ibi bintu byose bizagenda gute
niba yego intambara zarabaye turaza buri wese avuga uko abyumva, buri wese yikoza hirya yikoza hino, ariko byibuza niba hageze igihe kugira ngo haboneke n'ikintu cyatuma ibi bintu bihoshwa, kubera iki ari twe twafata iya mbere kugira ngo dukomeze duhanganisha abantu bagume buri gihe. Uzi ko hari n'igihe abantu mu mitima yabo nta mabifu baba bafitanye, ariko kubera ukuntu duhora tubivuga tubikuririza abantu bakagira ngo neza. network ye muramwumva mwebwe tumwumva ntabwo Brian yavuyeho ataragaruka. Reka dufate umuntu bita Queen nawe afite network mbi, ariko Medbit we usenge wihane ugende Imana uyisaba imbabazi ukazazora uteranya abantu. Yarabateranyije Bani bababarire nijoro ryiza. Thank you so much Brian. Ntabwo tuza gutinda, reka twumve Queen. Wowe iki kiganiro bagikurikiye twatangiranye, wafata ijambo urabivugaho iki? Murakoze. Network imeze nabi. Mongerejwe. So okay, ahantu nshaka kuvugaho cyane ni uku kuntu muguma mukundana Ben. Honestly speaking, tube nk'abantu tuba abantu, right? Jaho bigeze Ben atanguye kuntera ishavu. Ntashobora kuguma aba umuntu mwiza avuga neza kandi melody ariko aramuka de respect c'est tout. Kuko muguma muri aho cyane Jihad ariko aravuga ukuntu ngo Ben nyine ngo kubera iki ngo atarondeye ngo Bruce bavugane babiganire. Ese kubera iki Bruce atarondeye Ben uramutwara kuri Ntuzenya amuvuga kuri ahantu hose amuvuga ibintu bibi, kubera ko atamwegereye amubwira ati warambabaje, kuko Ben ntiyarazi ko yamubabaje, ariko ushobora gukora ikosa utarizi. It is possible, sivyo? Rero mu gihe barakoze ikosa atabizi, kuko no gusaba imbabazi yaramubwiye ati niba nakubabaje ko ntavyo yarazi, aramubwira I'm sorry. Ariko none iriya I'm sorry yajemo ibindi bintu. Ese uko mutica mukavuga ati amajambo Ben Ntuze Bruce yavuze kuri Ben anganiki amazi imyaka ingahe ariko aramuvuga nabi, murashobora kubaga mukaza kuvuga ngo the Ben ofete the Ben ahubwo ni nifura. Even after imbabazi ibintu Bruce yavuze aracicisha bugufi, arashaka kumva ko bokumvikana. Ntuzenya uriya Medby we niba ari Medby whatever, uriya mushake mu mukure ku ruhande, kuko ngaha anye ibintu n'abantu babiri. Nta muntu ateranya abantu badashaka uko bateranya, right? Ben ashobora no kumubabarira Bruce ibintu ariko aravuga ko ntimugire ngo uko bitamukomeza, avuga ati I can forgive but I can't forget, sibyo? So Medby ibintu avuga siwe ariko aratera intambara, ikibazo kiri kuri Bruce. Ahubwo mukicara mukamubwira ati voice mail dushobora kumvikana na mugenzi wawe, kubundi nta ugaburira undi, mukeneye kugera ku kintu ca music mugahuza mukumvikana mukageraho mugeze, and that's it. Umwe agataha mugo undi agataha mugo. Ako mureke kabisa Ben na afise arubaha arashaka kubana n'abantu, ariko birarenze aho bigeze. Bruce ntashaka umubano mwiza na Ben. Ofete Bruce ashaka intambara, ariko the Ben yarayimwimye. This is the problem. So umuntu ashobora kubaho kuza akavuga ngo the Ben A and B. Honestly speaking, I'm so disappointed. It's not right. Kubera the Ben muziko yihoreye igihe kirekire, ahubwo yaba umuntu w'umusazi yari kuza abwira Bruce nabi, ariko yakomeje aramuba. Uzi ibintu amaze kumutuka, uzi ibintu amaze kuvuga, uzi kubwira umuntu w'umugabo ngo ni umunebwe and whatever. Ibintu byose ibintu bapfuye twese turabizi. It is a small thing ku buryo ibyo tuma abantu bashwana intambara zikagera ngaha. So ijwi rya The Ben ryasohotse rimwe ntiribe intambara, ntiribe a problem, kuko nyiri bwite yaravuze imyaka ingahe irahera nta numwe yavuze. So leave the Ben alone, honestly. Mumureke pe. Murakoze. Umufana yarakaye. Ndahiro Papi, ibwira abanyarwanda hano mu ijwi ryawe. Ni Ndahiro Papi tuzi. Mbere yuko dugira urabanza introduce yourself, hanyuma ufate ijambo. Izi ntambara z'ubudatsa zihanganishije aba bahanzi bombi b'abanyarwanda, nicyo nakwita ko ubwaba ari ukwiruma umurizo, kuko ntacyo bakagombye gupfa ari abavandimwe. Mu ntambara ya The Ben na Bruce Melody mu kiganiro cya hostinzwe na Godfather, Ndahiro Valence Papi. All right, this is Ndahiro Valence. Ijambo ni ryawe. Godfather, amahoro y'Imana.
amahoro y'Imana Best of all, Imana yo mwijuru guha umugisha ko utekereza guhosting iki The Ben nubwo connection yaje kwanga, ariko nyirizina nge ikibazo sinkibona hagati y'aba bahanzi babiri. Ikibazo gikomeye ndaza kugisanga kuri Medbeat ndetse n'itangazamakuru. Buriya ubwenge ni kimwe, ikinyabupfura ni ikindi. yego Kandi burya ikinyabupfura ntabwo ushobora kukiga ukuze, ntibishoboka. Ahangaha impamvu mbivuze gutyo muraza kumbabarira kuko njye nkunda kuvuga ikintu, nkunda kuvuga imbwa mu mazina nuko mbaho. Kimwe cyo The Ben ni umuhanzi kandi unabimazemo igihe. Bruce Melody nawe ni umuhanzi, ni murumuna wa The Ben, nawe bimazemo igihe. Iyi saga yabaye mbona ko kuba The Ben yarafashe Medbeat akamujyana mu gihugu cya Tanzania, kimwe cyo yaravuze ati aka gafaranga nubwo kaza ari akajojo kamugirira akamaro nk'umuntu twatangiranye uru ruganda. Aho hari harimo kuzirikana no kumva ko ahageze yakabaye ahageze undi. Umusaruro yaramwitezeho. Jadi ni ubivuze ngo kuba baramutaye ngo muri iyi apartment, njye ni n'amakuru mashya numvishe, ntabwo byakabaye ari ugufata igishyitsi ukakenyegeza mu muriro udashaka kuzima, ahubwo uhora uwuhembera. Mu buryo bwimbitse ibi ngibi ndahamya ko ari nko guhembera urwango hagati y'abantu babiri rudahari, ahubwo kugira ngo bikomeze bitutumbe bivugwe nta n'umusaruro bizatanga. Nkeka ko ijambo sorry ryavuzwe na The Ben atarivuze mu byo kwishinja ikosa, ahubwo byari uburyo bwo kugorora icyo yagaragaje kuri mugenzi we atafashe neza, agamije gushimangira umubano bakagombye kubakana bakanakomezanya. Ikintu kirimo gutezwa umurindi n'abanyamakuru ndetse nabo bifitemo inyungu ku bw'indamu zabo, kuko iki kintu iyo gikomeje gitrend bacyinterpreta mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nkeka ko aba YouTubers ubwabo babicururizamo. Ariko mu kubicururizamo barimo kwica isura y'abahanzi bo ubwabo, barimo kwica kariyeri, barimo no guhindanya isura y'igihugu. Ntago abahanzi babiri bakorera ku butaka bumwe bose ari abanyarwanda bakagombye gusenyera umugozi umwe, bakagombye no kuvuga ngo tuwivuye he tugeze he mu ruganda rwa muzika, aribo bakagombye guhangana. Bibayemo ihangana tukaritiza umurindi byaba ari ubujiji. Ndumva ibyabaye byarabaye, ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo bishire burundu. Ngewe uruhande rwanjye rwaruru. urakoze cyane. Asante sana. Reka twihute. Fabri wari ufite ikintu wongeraho, hanyuma none ntabwo atutakafata bakajya muri rero ntabwo ahangaha twashatse kugira ngo dusase inzobe dushyire ukuraha. Underega ikiganiro cyasobanutse, ahubwo mbere yo kugenda wongera ugaplayinga rimwe niba ufite uwo mwanya, n'abandi bantu batarasobanukirwa batarumva neza imbabazi, nubwo ari n'imbabazi umutima mwiza ushaka kubaka uri mu magambo ya The Ben babyumve neza, barabyumva kandi biranumvikana. Ngiye cyo ngira ngo nongereho rero mu rwego rwo gusoza, nashimira n'abavuze mbere. Buriya biragoye ko wicarana umuntu ugakomeza kumwita umuvandimwe. Turi abanyarwanda turaziranye. Umuntu Queen amaze kubivuga, umuntu wakwishe ngo ni umunebwe, umuntu uvuga ngo azagukubita akanyafu kunda n'iki byose, ariko still kumva ko muri wewe wari ukinakeneye uwo muntu, ukeneye ko uwo muntu akomeza kuba like murumuna wawe, akomeza kuba nk'uko yagiye abivuga mu ntuzi. Tujye tubwizanya ukuri, n'abantu benshi bashobora kugira uwo mutima. Byarabaye, byagiye bivugwaho, abanyamakuru bagiye babyagrandisa nk'uko mugenda mubyitirira abanyamakuru, ariko ntabwo umunyamakuru avuga
ashobora kuhagarandisa cyangwa akuza ibintu ariko ntabwo avuga ibintu haba hari aho inkuru yaturutse. Melody hari amagambo menshi yagiye akoresha agaragaza ubushotoranyi kuri aba bahungu babiri Ben na Meddy, byagiye bigaragara. Ntabwo ngiye natekerezaga ko ashobora kuba akiri wa muntu ufite n'uwo mutima wo kuvuga nk'aya magambo nka gutya yabivuze, nka gutya twumvise abivuga ukumva ko harimo, sinzi ukuntu navuga, harimo imbamutima zo gukunda umuntu. Nigeze kubyumva avuga ati uretse n'uyu nguyu kuba ari n'uwo mu gihugu cyanjye, hari abandi bahanzi bo mu bindi bihugu bakina zamuka baba underground, mpereza umwanya nkaganira nabo. Ntabwo rero uyu nguyu nabikora just bitewe n'icyo gusa. Icyo nacyo tujye tugira gutya tukinashimira umuntu akiriho. Bizagorana rero ko twongera kubona aba legend cyangwa abahanzi cyangwa se abantu b'abagabo bafite imitima nk'ingi agaceceka ibihe nk'ibi ngibi bakavuga ati okay, maybe wenda bashaka kwitwikira, maybe wenda bashaka niwo murongo ashaka gukoreramo. Ariko n'abasare wenda ashobora kumva stress cyangwa ari hano cyangwa abantu baganira nabo bari hano. Buriya biratangaje, njyewe ntabwo mbyemera kumva ko ushobora kuba uri mu gihugu ukora uri umuhanzi ufite izina nk'iri ngiri ngo twumve ngo wenda ngo yaramuhamagaye, ngo yahamagaye Bruce Melody ngo asanga nta nimero ye ngo yari asanzwe afite. Yes, birashoboka, nta kibazo, ariko hari uburyo bwinshi niba kuko yumva bikwiriye ko aho yahura nawe bakaganira. Birashoboka ko bashobora guhura yabigizemo imbaraga, birashoboka pe, birashoboka ko yabishakisha bagahura bakabigiramo imbaraga, iyi myuka yose ikavaho, n'abahanzi bose bari munsi bakabareberaho urugero. Kubera ko izi nkuza tubona bakubitana imitwe ari abantu bakuru, ari abahanzi bakuru. Abana b'uyu munsi bavuga ngo ndashaka kuba nka runaka, ndashaka kuba nka Melody, ndashaka kuba nka The Ben, ariko tukaba twumva ejo bigiye kuba amasere, ejo tuzayakumva twumva ibindi ari amakimbirane n'icyaro kudashyira hamwe. N'abandi bari kuzamuka bazumva ko kugira ngo batere imbere ari uko bagomba kuba batavuga rumwe. So ntabwo rero ari ibintu bikwiriye. Bagerageze, biranashoboka pe, bagerageze bahure, cyangwa se nibashaka ntibanahure, nibanashaka ntibanakorana business nyinshi, ariko barebe uburyo ibi bintu binashira. Ikindi, sosiyete yacu nayo murabizi, abanyarwanda dukunda kubona intambara ahantu ziri kubera nubwo zaba zitari muri twebwe. Ibintu byo gukomeza rero kugira kubikuririza no kumva ko ibikuba byacitse kandi wenda abajene bo ntabimereye neza. Abanyamakuru nabo bagerageza bashaka izindi topic zo kuvugaho, bareke ngewe ndeba generation ziri hasi zishobora gukura zumva ko buri gihe kugira ngo zibeho, kugira ngo bagere ku gasongero twumva abangaba bagezeho, nubwo wenda bataragera ahakwiriye ngo tubone baturipresenting cyangwa se bari gukora ibikomeye ku rwego rwa Afurika cyangwa rw'isi, ariko hari abana bakiri hasi bagishaka kuba nkabo. Bagerageze barebe uburyo bagira. Thank you so much. Tony ufite lipstick z'umutuku, wambaye akaburuzi k'umweru. Jean rebere Tony yambaye akaburuzi. Reka uzwakimu avuge, ndabona yazamutse, nabonye yagize ikibazo cyane twakita mu profite. Okay. Yes, nongere mbasuhuze. Bando zanjye zashize nyoberwa ibyari byasigara twatuvungukira dutuma ujya kuri WhatsApp nkaberwa ibyari byo. Bibonye mu kanya nacitswe. Uzayinkirire bose bari. Okay, sasa mfatiye aho bigeze, ndasaba abantu bitwa ko abanyamakuru ba showbiz kureka gushaka guca sosiyete y'u Rwanda mo ibice bibiri. Ibi bintu babikora niba ari ukutareba kure, niba ari ukutagira gute simbizi, bitangira buhoro buhoro ugasanga habaye polarization of the society. Aba ni abahanzi babiri mu by'ukuri ba calibre nini. Umwe byitwa ko agezweho ari kwibere akora cyane, undi akigenzereza ibintu gake ariko akaba afite fan base nini. Ubwo rero nge byatangiye numva ari utubifu ukagira ngo wenda ni hagati yabo babiteguye babiziranyeho, ariko naje gutungurwa no gusanga ibintu bikaze. Banyamakuru bagenzi bacu, niba hari abari kuri iyi space, mureke ibi bintu ntacyo bimaze, n'ubujiji
ntibikigezweho. Ngira ngo ejo narabivuze Godfather, ibintu byo kumva ko wavugwa, wamenyekana, wagira views, wagira followers, ari uko ugaragaye nk'aho uri umwanzi wa ibise ni ibiki. Gusa tugiye ku na Rayon Sport na APR ntabwo igira rivalities zirimo negativity, zirimo umutima mubi. Ngibi ndimo kubona ibintu ni ibintu biri cheap, ni ibintu biri very dirty, ntabwo bikwiye muri societe yacu. Murakoze. Kereka Fabrice niba ari ikishaka kumbaza kuko hari byinshi byancitse. none se Oswald kubona njye ntabwo nemera ko iki kibazo ari abanyamakuru na society, uretse ko twebwe abafana dukwiriye, dufite uburenganzira bwo kujora ibyo twabonye, ariko buriya ntabwo wemera ko hari bamwe mu bantu uyu munsi bitwa abamanager babakinga ibi bintu babigiramo uruhare, kandi bashobora kuba bafite imbaraga, abamanager cyangwa abantu babahora iruhande bombi, ku mpande zombi. Reka mvuge ku mpande zombi. mpande zombi ni ku ruhande rwa Shondo Roketa. Komeza. Yes, Oswald, wowe ibyo bintu bibona gute? Kubera ko hari management turi kubona none aha ngaha, na mbere twagize abahanzi bakuru n'abatoya. Kubera iki ibi bintu bibaye ikibazo nonaha? Ariko reka nkubwire, reba uko umwuka uhagaze hagati y'u Rwanda n'u Burundi, sibyo? Ngo ntabwo twambara visit Rwanda. Bira ni ibintu byo mu epfa mu myaka nka mirongo ingahe ishize rwose. Birashoboka rero ko hari abamanagers bumva yuko kugira ngo umuntu bashinzwe babere agent atumbagire, bagomba guca muri izo nzira nita za kinyamwanda, cyangwa se ugasanga wenda ibintu bitegurirwa ahantu abantu baba batari soba. So jewe inama ntanga nuko hajya hakorwa ibintu biri clean, bisukuye, tutazisanga societe yacitsemo ibice bibiri kubera abantu babiri. Ni nuko nagusubiza, tutazankoresha penalty. All right. So also King, ntekereza ko Karama go dufaga. ibi ngibi sinzi niba wakurikiye ikiganiro, niba wakurikiye amagambo ya Deben wamwumvishe cyangwa byari byacitse. Namwumvisheho iminota mikeya, ariko byo numvise nuvuga bihagije. Ariko hari abantu gusoza urisoreze ko rirazamba gusa. Ntajya nsorezaho abatabyumvishe, none se siyo mpamvu mugomba gusura konti yanjye, abantu bagomba gusura profile yanjye, mugende specific code muze kuza oya na space nirangira basubize inyuma bayumve. Ariko icyo nzi cyo nuko icyo nashaka kuvuga nuko Bebe nashaka ko ibintu biba ibya gisirimu, kandi byose wazuye kino kintu akavuga n'iki kintu. Mbere udakimara kuvuga ibyo kumubira bakamukanda, nibo bavuze kino kintu. Deben abisobanuye mu magambo ye ko yumvishe bwa mbere, abisomye mu gitangazamakuru cyanditse ko ibyo Bruce Melody yavuze Medbeat yabishimangiye mu kinyamakuru ko yamusuzuguye 2018 muri studio. Urimo kunyumva? Ahangaha nani uyu musore ntuza ninde? Medbeat akimara kubishimangira, Deben aravuga reka bive mu nzira. Nibwo yagiye hariya mu itangazamakuru babimubajije, kuko byari byavuzwe na Bruce Melody, ntuza nani Medbeat akabishimangira. Icyo nicyo cya mbere. Yewe arongera aravuga ati, abivuze hano cyese nushaka kujya musubiza inyuma wumve, aravuga ati iyo mbona ko hari ikibazo wenda kikanagaragara, ntabwo 2021 Bruce Melody twari kujyana umushinga wo gukorana indirimbo. Ibyo bintu bya 2018 kandi 2021 nagiranye umushinga w'indirimbo na Melody nubwo itasohotse, n'ubu ngubu ikiri project ntabwo irasohoka. Urimo kumva? Arambwira ati se nari kuba nzi ko nababaje umuntu, nahemukiye umuntu bigambiriye tukagirana umushinga tukagwana indirimbo 2021. Atumuhamya ntanga mubaze Element cyangwa abakozi bo muri Country Record. 2021 nari kodinze na Bruce Melody n'ubwo indirimbo itasohotse. Ati sinigeze ngambirira ikibi, ariko nibyo ngibyo byose yarabirenzaga, ariko ari iki ku mutima kimubabaza. Niyo mpamvu nasoze kugira ngo musabe imbabazi habe umucyo. Urimo kunyumva ati icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri uri kuvuga ngo
ngo niwe wabivuze mbere. Urumva ko ntabwo wakurikiye Jiha, ntabwo ari wabivuze mbere. Sizi n'ubisobanukiwe aho ngaho. Ibi bintu kugira ngo Bera bivugeho hariya abanyamakuru babimubajijeho intandaro ari uko Bruce Melody yabivuzeho bigashimangirwa na Medibit mu kinyamakuru. Bera aravuga ati kamvane iyi fru. Niba icyo kintu ndabyibuka ko iyo tariki ndayibuka ko byabayeho yaraje ntitwabonana ariko sinarinzi ko kuba ntarabonanye nawe ndi gukina game byamubabaje. So ntabwo na umuntu waje kundeba ntibigire icyo kintu kikaba cyarabayeho, ntabwo ndi bwihakane ko kitabayeho, ndasaba imbabazi z'icyo kintu. Urukunyumva Jiha, ariko yabivuzeho usubira inyuma muri archive zawe nzi kuri buzakurikira amakuru urasanga yarabivuze ejo bundi mu itangazamakuru babimubajije kuko Bruce Melody yarabivuzeho bigashimangirwa na Medibit mu kinyamakuru. Nk'umuntu wari uhari aje gutangira ubuhamya Bruce Melody ku byo yavuze. Ngira ngo n'ejo bundi Bruce Melody abisubiramo yaravuze ati njya mvuga ibintu mukagira ngo ndabeshya, ariko ibintu biba byarabaye, ibintu byose biba byarabaye. Ngira ngo warabyumvishe. Ntabwo The Ben ari we wazuye ibi bintu ejo muri 2024. Oya, ibyo guhobe ibyo kumukanda bivuyeho nibwo haje nibwo bazuye akabuze ka 2018 bazana umuhamya bivuga mu gitangazamakuru ari we Medibit. The Ben aravuga ati ibintu byabigiye kubiba urwango niba bagiye kuza Medibit nakasa mutwe kunyumva cyese niba ushaka kugira ngo nongere nkine kuko nagize amahirwe Ben kuko telefone yananiranye no kuza none bikunde, ariko ntekereza ko biri buze gukunda. So ariko ngerageza ko usobanukirwe. Wabyumvishe Jiha? So tugaruke ku cya kamera. The Ben arabisobanuye uretse gato. Tugaruke ku cya kamera. Icya kamera. Oya tubiri uretse gato abyumva mu matwi ye yumva ko hari icyo kibazo. Urimo kunyumva? Yahuye na enchaînement y'ibibazo. Yumvishe Melody abivugaho kuko Melody nawe bivuzeho bwa mbere, noneho nk'iki gihe yakaba yashaka mugenzi we hahita hasohoka y'umutangabuhamya ari we Medibit ashimangira ibyo bintu uko byabaye 2018. Urukumva? Aravuga ariko se umuntu wa ukunyuma Jiha noneho The Ben aravuga ati no ntabwo uretse gato ese kutasubita aho nta bundi buryo bwagerageje kugira ngo abashe gukemura ikibazo na mugenzi we bitaje muri social media. Kandi no urakoze cyane kandi usubize ahangaha. Umuvandimwe aravuga ko ibintu bakimara urumva mu gihe kitarenze iminsi 3 yikurikiranye, sibyo? Hari amaze gusohoka inkuru ebyiri, iya Bruce Melody niya Medibit bamushinja ako gasuzuguro. Urimo kunyumva? Aravuga ati ngomba kwegera umuvandimwe nkamubwira ko ibyo ntabigambiriye, ntanigeze mbikora nkakora yabisobanuye. Aravuga ati ariko ubwo itangazamakuru rimbi ibajije hano n'ubundi mfite umutima cyangwa mfite gahunda yo kwegera umuvandimwe, reka nzengire gute, reka nshyireho umucyo. Ashyiraho umucyo arangije afata step yo kwegera nyir'ubwite kugira ngo bavaneho icyo gisha. Urimo kunyumva? Ngira ngo wabisobanuye. Mu by'ukuri ikosa The Ben yakoze ni iri aho ngaho. Ni irihe Jiha? Ahantu wenda cyane turavuga ati ariko se wera twari kino kibazo iyo biza kugaragara ko nyuma yo kuvanaho icyo gihu cyari kimaze kuza mu itangazamakuru cyangwa ayo makuru amaze gusakara hose, iyo adafata umwanya ngo atere intambwe ashake nyir'ubwite ukenewe kubwirwa icyo kintu. Jiha niki utari kumva mu by'ukuri? Simbizi gusa umuntu ni gute ikintu ntari kumva ni ukuntu kuva muri social media kandi uyisubica ku ruhande ukuntu nta atigeze ashaka mugenzi we ngo baganire kuri icyo kibazo kuko yari amaze no kumenya yuko yamusuzuguye kandi yarabikoze kandi nawe ubwarabye kandi nkubwira ko kandi hana avuga ko yarabikoze kandi yarabikoze kandi umbwiye ko babikoze ndabona ukuntu wa playing kari aka video nibura mu bice bya nyuma
ukongera ukapurayinga kariya kabuto ariko mana nk'ubu medibit kandi medibit ari hano kuri noze Medibit mu mundi bya Medibit n'ibindi bindi kubona Medibit uretse kaze nkubaze giha nuko dufata ikintu kimwe reka wambara inkweto za imana yo mwijuru yazambabariye nkabona nka Melody na The Ben bariyunze bakora indirimbo kari bo bahanzi bakuru Jihad sibyo uje muri interview sibyo umunyamakuru wa mbere hari imbere aravuze ati dore ejo bundi bavuze ibi nibi ariko byashimangiwe n'uyu nguyu mukinyamakuru dore ngibi imbere turabifite ibintu bivuga wiki kandi uwo muntu bose bakaba barabanye yari gukora yari kuvuga ngo nta kintu mbwira itangazamakuru araho cyangwa yagombaga yari gukora nka Debeli nta kintu nari kubivugaho mu gihe mugenzi wanjye nta kintu twari twabiganiraho ese ko yasabye imbabazi akubwira ko yahamagaye telefone ye anyway sinzi icyo ushaka simbizi ariko ntekereza ko n'umuntu wese uri ahangaha njyewe nta nubwo ntekereza kugira ngo tuze kugira nyir'ubwite yafashe umwanya wo gusobanura sinzi nta kintu ariko icyo navuga Debeli nakura ubupadiri muri iyi mihanda ntabwo wari umuntu kabiri reka nkubwire ntabwo tuzarema umuntu uretse gato nanjye ariko umuntu muramuzi ubwitonzi bwe reka nkubaze ikintu kimwe nanjye niba ubyibuka space zose nagoze naravugaga bishoboka gute The Ben yajyaga kuvuga iki yashaka gutanga inkoni yo kumukubita ariko ntabwo ibyo ngibyo uretse gato ntabwo ibyo ngibyo ntidufata umuntu uretse gato ibi ngibi turi kubivuga uretse gato ibi turi kubivuga nk'abantu bo mu mihanda oya ariko ja nawe gerageza Ernesto zamuka gato Ernesto ongera uzamuke tugiye dutanga ijambo turarangije ikintu cyangwa kubwira Jihad ni iki ngiki The Ben urabizi ni umuntu utavuga tugerageze tubyumvikane urabizi neza ko The Ben iyi timu y'abasore ntibavuga ariko Jihad kugera aho umuntu asohoka The Ben akajya imbere ya hariya itangazamakuru akavuga ati no mu buryo yavuzemo mu by'ukuri nk'umuntu ushaka amahoro avuga ati umuvandimwe ndumva kuko tekereza ko ukuntu navuganye n'uyu musore byaramukomerekeje aravuga se ni gute umuntu yababajwe n'ibintu bya 18 ntanyegere ngo abimbwire ko namubabaje akaza 2011 2021 tugakorana indirimbo kubera ko ibyo byabyirengadije tugakorana indirimbo kandi afite iyi nzika ziko namubabaje kubera ko atabinge bagategereza kongera kubizura 2024 ariko aravuga ati itsoke birashoboka ko yarengejeho reka nduhura ikiri ku mutima we musabe imbabazi kuri bya 18 sinzi uko ubyumva Jiha ikosa The Ben yakoze niriye reka twumve nabandi Ernesto wafata ijambo wihuta hanyuma noneho turagaruka inyuma Godfather, thank you. Ndashaka kuvuga ku bintu bibiri gato nanjye nanumvishe ijwi rya Ben and then wenda nanunganira Jihad ku kibazo yarabajije wenda n'impamvu wenda Ben ku bintu biriya by'uko Ben yakanze Bruce Melody nicyo wenda nshaka kuvugaho kuko I was there. Icyo navuga first of all nta mwanya wari uhari bari kubona wo kuvuga ngo bagiye kuganira wenda ngo niba wenda bari n'ubunasabana imbabazi bazisabane. Icyabayeho nuko Ben niwe wari uhari imbere niwe wari wageze muri backstage imbere ni ejo bundi turi muri Rwanda Day and then Melody aza kuza nyuma. So Melody aje muri backstage of course harimo abantu urumva abandi bahanzi bari bahari n'abandi abantu babaherekeje. Icyabayeho ni iki mbese twanabikoze muri joke sindi bumuvuga izina ariko ni umuntu ukomeye muri showbiz nyarwanda wari wavuye mu Rwanda niwe wavuze aravuga ngo ngo noneho ngo ndaje noneho ngo ya bifu ngo nyirebera amaso ku maso ngo Ben ngo ndaje nyirebere gutyo. Melody ariko umva na Ben ariko duvuga babarahuye babarahoberanye natwe turakumera tuvuga dutebana mu Rwanda ahubwo nyine tubigira joke kubera ko byaratrendingaga kari abantu nyine bangana ariko uburyo bari bahuye kandi bari gusuhuzanya byari ibintu biri organic kubona kari abantu nyine babajama so baratindanye gato nyine barimo baravugana indeni barabikurana birarangira. So aho nashaka gusobanura ko nyuma yaho Ben yahise ajya kuri bose bahise bajya kuri stage ndetse na Rwanda Day irarangira. Ntekereza ko aho muri backstage ho nta mwanya wari uhari.